Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu munsi dukomeje dusoma Bibiliya, tugeze ku rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ariko turasoma inzandiko zose uko yazanditse ari 3, turazikubira muri video imwe. Kadusome mu izina rya Yesu. Jambo ahinduka umuntu. Wahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho, bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo nibyo tubandikiye, kugira ngo umunezero wanyu ube mwinshi. Utagendera mu mucyo w'Imana nta sano afitanye nayo. Ubu ni bwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Ntituvuga yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwijima. Nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu, kandi amaraso yacu ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Nituvuga yuko ari nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze, tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Igice cya 2. Bana banjye bato, mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, ari we Yesu Kristo ukiranuka. Uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose. Ibyo kwitondera amategeko. Iki ni cyo kitumenyesha yuko tumuzi, ni uko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo ni cyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Bakundwa, si itegeko rishya mbandikiye, ahubwo ni itegeko rya kera, iryo mwahoranye mbere na mbere. Iryo tegeko rya kera ni ryo rya jambo mwumvise. Ariko kandi ndabandikira itegeko rishya, ari ryo ry'ukuri, kuri we no kuri mwe, kuko umwijima ushize, umucyo w'ukuri ukaba umaze kurasa. Uvuga ko ari umucyo akaba mwene se, aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda akanga mwene se. Uvuga ko ari umucyo akanga mwene se, aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Naho uwanga mwene se ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima, ntazi aho ajya, kuko umwijima wamuhumye. Ndabandikiye bana bato, kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye. Namwe base, ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye imbere na mbere. Ndabandikiye basore, kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato, kuko mwamenye Data wa twese. Ndabandikiye base, kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore, kuko mufite imbaraga, kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje wa mubi. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose, ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona kubw'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ibya Antikristo. Bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka ba Antikristo benshi, ndetse n'ibyo
bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Simbandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo ni uko mukuzi, kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Mbese umunyabinyoma ni nde? Keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana Data wa twese n'umwana we ni we Antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana niwe ufite na se. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Iri ni ryo sezerano yadusezeranije, ni ubugingo buhoraho. Ibyo mbibandikiriye ababayobya, kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari uk'ukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije muba ariko muguma muri we. Nanone bana bato, mugume muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Ubwo muzi ko ari umukiranutsi, mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe. Igice cya 3. Abana b'Imana n'abana ba Satani aba ari bo. Nimureke urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye, kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Iby'umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane, tutamera nka Kayini wari uw'umubi akica murumuna we. Mbese icyatumye amwica ni iki? Ni uko ingeso ze zari mbi, naho iza murumuna we zikaba nziza. Bene data, ntimutangazwe n'uko ab'isi babanga. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo, kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba ko mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu by'ukuri. Icyo nicyo kizatumenyesha ko turi ab'ukuri, tukabona uko duhumuriza imitima yacu imbere yayo. Nubwo imitima yacu iducira urubanza, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y'Imana,
kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Itegeko ryayo ni iri: ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yadutegetse. Kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo, nayo ikaguma muri we. Kandi ikitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye. Ibice bine: itandukaniro ry'imyigishirize y'ibinyoma n'iy'ukuri. Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko azaza kandi none umaze kugera mu isi. Bana bato, muri ab'Imana kandi ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu b'isi. Abo ni ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo ni cyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Imana ni urukundo. Gukunda Imana na bagenzi bacu. Bakundwa, dukundane, kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki ni cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe. Ni uko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi, kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo ni uko Imana ariyo yadukunze, igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo, natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntihigeze kuba umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Iki ni cyo kitumenyesha ko tuguma muri yo, nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye ku mwuka wayo. Natwe twarabibonye, kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we, nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo ni byo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Ibice 5: ibyo kwizera Yesu n'amaherezo yabyo. Uwizera wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Icyo ni cyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Kuko ibyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uko niko tukunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso, si mu mazi yonyine, ahubwo n'amazi n'amaraso nayo. Kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ibihamya ni bitatu:
umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Ubwo twemera iby'abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta, kuko iby'Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko ufite ubugingo buhoraho. Kandi iki ni cyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi n'uko duhawe ibyo tumusabye. Umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari icyo kumwicisha, nasabe, kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hariho icyaha cyicisha, si cyo mvuze ko agisabira. Gukiranirwa kose ni icyaha, nyamara hariho icyaha kiticisha. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda, kandi wa mubi ntamukoraho. Tuzi ko turi abana b'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri, kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Bana bato, mwirinde ibishushanyo bisengwa. Urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Yohana. Njyewe umukuru ndabandikiye kuriya watoranijwe, wowe n'abana bawe abo nkunda by'ukuri, nyamara si njye jyenyine ubakunda, ahubwo n'abazi ukuri bose barabakunda, kubw'ukuri kuri muri twe, kandi kukazaba muri twe iteka ryose. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no kuri Yesu Kristo umwana we bibane namwe mu kuri no mu rukundo. Urukundo rwa kivandimwe n'abigisha b'ibinyoma. Nishimiye cyane kuko nasanze bamwe mu bana bawe bagendera mu kuri nk'uko twategetswe na Data wa twese. Nuko rero ndakwinginga mubyeyi, si uko nkwandikira itegeko rishya, ahubwo n'iryo dusanganywe dufite uhereye na mbere, kugira ngo dukundane. Uru ni rwo rukundo, nuko tugenda dukurikiza amategeko ye. Itegeko ry'Imana ngiri, ni uko tugendera mu rukundo nk'uko mwigishijwe uhereye mbere na mbere. Kuko abayobya benshi badutse bakaza mu isi, batemera ko Yesu Kristo yaje afite umubiri. Uvuga atyo niwe uyobya, kandi niwe Antikristo. Mwirinde mutabura iby'imirimo mwakoze, ahubwo ngo muzahabwe ingororano itagabanije. Umuntu wese urengaho ntagume mu byo Kristo yigishije ntafite Imana, naho uguma mu byo yigishije niwe ufite Data wa twese n'umwana we. Nihagira uzi iwanyu atazanye iyo nyigisho, ntimuzamucumbikire kandi ntimuzamuramutse muti ni amahoro, kuko uzamuramutsa atyo azaba afatanije nawe mu mirimo ye mibi. Nubwo mfite byinshi byo kubandikira, sinshatse kubyandikisha wino ku rupapuro, ahubwo niringiye kuzaza iwanyu ngo tuvugane duhanganye, umunezero wacu ube mwinshi. Abana b'intore mwene so baragutashye. Kadusome n'urwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana. Ishimwe Yohana ashimira Gayo. Njyewe umukuru ndakwandikiye Gayo ukundwa, wo nkunda by'ukuri. Ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza, kuko nishimiye cyane ubwo bene data bazaga
bagahamya uburyo ushikamye mu kuri ukakugenderamo. Nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Ukundwa, ukiranuka mu byo ukorera bene data byose, kandi ari abashyitsi bahamije urukundo rwawe mu maso y'itorero. Uzaba ugize neza nubaherekeza neza nk'uko bikwiriye ab'Imana, kuko bavuye iwabo ku bw'izina rya Yesu ari ntacyo batse abanyamahanga. Nicyo gituma dukwiriye kwakira neza abameze batyo kugira ngo dufatanye gukorera ukuri. Yohana arega Diyotirefe. Hari icyo nandikiye itorero, ariko Diyotirefe ushaka kuba ukomeye muri bo araturosera. Nicyo gituma ubwo nzabibutsa ibyo akora, nuko utuvuga amagambo mabi y'ubupfu, nyamara ibyo ntibimunyura, ahubwo arengaho akanga no gucumbikira bene data n'ababishaka akababuza akabaca mu itorero. Ukundwa, ntukigane ikibi, ahubwo wigane icyiza. Ukora ibyiza niwe w'Imana, naho ukora ibibi ntiyari yabona Imana. Demeteriyo ahanywa na bose, kandi ni ukuri ubwako kuramuhamya. Demeteriyo ahamywa na bose, kandi n'ukuri ubwako kuramuhamya, natwe turamuhamya. Nawe uzi yuko ibyo duhamya ari iby'ukuri. Nari mfite byinshi byo kukwandikira, ariko sinshaka kukwandikiriza wino n'ikaramu. Ahubwo niringiye kuzakubona vuba, tukavugana duhanganye. Urasigara amahoro. Inshuti ziragutashya, untahirize inshuti uzivuze mu mazina. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza dusoma urwandiko rwanditswe na Yuda.